mugoroba uduha akanya keza ko kwiga ijambo ryawe. None tugiye kongera kwiga ijambo ryawe, turasabye kugira ngo imitima yacu irisivinge ubwo turaba twumva ijambo ryawe, imitekerereze yacu ihinduke, twongere tugetinge knowledge ikwerekeyeho, kandi uri budufashe kwiga ijambo ryawe nawe akomeze arusheho kuguhishurirwa nk'uko natwe turi burusheho kuguhishurirwa uyu mugoroba. Ushimwe kubw'imirimo myiza yose udukorera, kandi ushimwe kubw'ikintu ijambo ryawe kigiye gukora mu buzima bwacu twese abari hano n'abari muzi. Kirogoya zose ntizibeho, ahubwo ubushake bwawe n'imbaraga zawe zikorera muri twebwe arizo zikomeza kuganza, mu izina rya Yesu, amen. Mwigisha ijambo ry'Imana ni karibu cyane. Imana iguhereze umugisha. Oh, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. 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 Bene data muri umugisha rwose kubwo kunyakira nanone mukampa aka kanya. Mu kanya Honore ayoboye amateraniro narindi gutekereza ku bantu bameze nkawe muri fellowship. Abantu bameze nka Honore, nyine type ya Honore muri fellowship. Abantu mutajya mumenya cyane, bakora akazi katoroshye. Ubundi reka mbabwira akantu gato. Uramutse ugiye nko kubakanisha cyangwa se abantu bize ibintu bya mechanical engineering, ukababaza uti parti cyangwa se components ziri main zigize imodoka nizi, bakubwira engine, bakakubwira battery, bakakubwira transmission, bakakubwira volant, juste nyine bya bintu bigaragara mubona aho ngaho. Ariko nta muntu ujya ukubwira insinga ebyiri, urw'umukara n'urw'umutuku, ziba zihuje bateri n'akamoteri gatoya kitwa demareri. Hari umuntu waba ukazi? Akamoteri gatoya kitwa akademareri niko gahagurutsa engine ubundi. Kabanza gukaraga ikintu cyitwa volant moteri, ubundi engine gahita iba ignited nyine. Nusoma igitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana mu gice cya mbere, uzahasanga inkuru y'umuhungu bita Andereya. Andereya ari mwene se wa Simoni. Uri Andereya uyu munsi nta bantu bamuvuga. Iyo turi kuvuga intumwa za Yesu twivugira Petero, tukavuga ba Paulo, tukavuga ba Yohana na Yakobo, tukivugira ba Yuda. Ariko Andereya nta muntu wamuvugaga. Birashoboka rero usomye igice cya mbere cya Yohana ko Andereya ari ziriya nsinga zahuje bateri na moteri. Ntabwo mubyumvishije. Ni insinga zitavugwa, iyo zacitse ntabwo imodoka ihaguruka. Buriya Andereya niwe wakoze connection ahuza Simoni ariwe Petero mwene se, amuhuza na Yesu, ahuza Filipo nawe yari uwo muri karitsiye waba ahantu bita Betsayida, nawe amuhuza na Yesu. Ni ukuvuga ngo mu bitangaza Petero yakoze, iyo ari kubwiriza bari abantu 3,000 nyine bagakizwa, iyo ari guhagurutsa kiriya kirema ku irembo ryitwa ryiza abantu 5,000 bakizera, iyo ari kujya kwa Koruneliyo agakoresha za mfunguzo z'ubwami Imana yamuhaye, abanyamahanga bakinjira mu bwami bw'Imana. Ntabwo tumenya Andereya ahantu ari, ariko Andereya nawe aba ari mu murimo wabereye aho ngaho. Buriya nagira ngo mbabwire ngo Honore nta kintu gikorwa atabanje kugira ibyo akora akabikorera hariya mu gikari. Niyo mpamvu duhurira hano tugasenga, tugasabana, tukagira gute, ariko niwe muvugabutumwa mukuru tugira. Sibyo mpano we? Mpano ndabona yanze kubyemera. Oya nabyemeye Bishop. Okay, ubwo rero dushimiye abantu bameze nka Andereya bakora imirimo ikomeye. Abantu bakora imirimo ikomeye bakayikorera mu gikari hari inyuma ya curtains. Reka kuri screen zacu dushyireho amashyi, ubundi Frederica dushakire Yakobo 5:14 na 15. Ayo mashyi ni ay'abantu bameze
nka bandereya n'ay'abantu bitwa ba honore bakora umurimo udasanzwe. We recognize you men and women of God. Njya mbona abantu batanga utumesaje twa buri kanya ngo nimuze mu materaniro rwose ntimukabatenguhe. Aba bantu baba bafite ibintu bakora hariya inyuma, bafite amasaha basacrificinga, baba bafite ukuntu badutekerezaho. Dufite abayobozi bicara bagapanga amasengesho twe tutanabitekerezaga, bakayazana tukayasenga. Abo bantu bakora ako kazi kandi akenshi ugasanga ntabwo baboneka ahangaha kuri ntuza kuri stage bari kubwiriza, ntabwo babona agatuti buri munsi. Aba bantu turabarecognizinga kandi umuhate wanyu si ubusa ku mwami. Reka dusome ijambo turi kwiga, murarizi mu minsi ya none. Haravuga ngo muri mwe hariho urwaye, natumire abakuru b'itorero bamusabire bamusiza amavuta mu izina ry'umwami, ngo kandi isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi, umwami amuhagurutse n'aba yarakoze ibyaha azabibabariwe. Mwihangane, hari abantu bari kunyandikira muri iyi minsi ngo twe rwose ntituri buze, ngo none si ibintu uri kubwirizaho ko tubizi. Abana nta kibazo nimba mubizi nimuze, ariko hari abandi bakeneye kugumya kubimenya. Ni ibintu bimwe mu byihanganire. Pawulo nawe niko yavugaga ngo ntabwo ndarambirwa kubandikira ibyo nigeze kubandikira mbere. Ni ubutumwa bwiza, ni Kristo gusa. Successfulness, mpano we, successfulness ya ministry, successfulness ya fellowship ntabwo ari umubare w'abayigize, si umubare w'abatendinga, ahubwo ni consistent ya message ihavugirwa. Tugomba gukora umurimo wacu w'abahwituzi, tukabwira abantu bakaza, ariko baza bataza ntabwo tuzigera duhindura message kugira ngo abantu baze ari benshi. Aka gatuti ubu karangije kwezwa, karangije kuvugirwaho Kristo, ibindi byose byataye agaciro, ntabwo bizongera kuza. Nta bindi bintu bizongera kuvugirwa hano. Ubu ni Kristo gusa, ubu ni ugukurira muri we, tugakurira muri we, tugakurira muri we. Imana ishimwe cyane. Twabonye ko rero isengesho ryo kwizera ari isengesho ryo kwakira, kandi tubona ko ari isengesho risengwa n'uwakira. Tubona ko umuntu wese yagusengera, ariko nanone kandi tubona ko nta muntu n'umwe wakwakirira. Twabonye nuko Yesu yigishije cyangwa se yavuze kuri iki kintu kijyanye kuri subject yo kwizera again. Ariko 11:23-24 nangira iteka nkora recap kugira ngo tugendane twumve inyigisho y'uyu munsi tuyumve neza. Yesu aravuga ngo ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu nyanja, ntashidikanye mu mutima we, yizeye yuko icyo avuze gikorwa, yakibona. Ngo nicyo gitumye mbabwira nti ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Mbere gato ahangaha muri Mariko 11 ahagume yuko Yesu akora iyi statement ari kuvuga kuri iki giti cy'umutini. Hari ikintu yari yavuze ku giti cy'umutini mbere yuko akora iyi statement imeze nka conclusion y'inyigisho yari afite ku murongo wa 14 n'uwa 20 n'uwa 21 babizane. Uwa 14 aravuga ngo arawubwira, ni umutini yabwiraga Yesu yigishirije iriya nyigisho yo kwizera. Aravuga ngo umuntu ntakarye ku mbuto zawe iteka ryose. Abigishwa be barabyumva, yamekinje sure ko abivuze, ntiyabivugiye mu mutima, ahubwo yabivuze yeruye kugira ngo abigishwa be babyumve. Mu kubyumva bagira isomo bahakura. Ngo bukeye bwaho ku murongo wa 20 mu gitondo kare bakigenda, babona wa mutini wumye uhereye ku mizi. Mu byumve ku murongo wa 14 bumvishije, ku murongo wa 20 barabonye. Kumva ni ukwinjiza muri wowe, kubona ni ukubona bya bindi winjije muri wowe wumvishije. Ibintu bitangirira mu kumva, ubundi bigasoreza mu kubona. Wumva iby'agakiza bikarangiza ubonye iby'agakiza mu buzima bwawe. Hari abantu bumvishije ibintu by'agakiza, bumva inkuru z'iby'agakiza, yewe barakizwa. Nagira ngo mbahanurire uyu munsi, mbabwire ngo turi kwinjira muri uku kwezi gushyashya, ni igihe cyo gutangira mukabona, haleluya, mukabona manifestation y'ibyo mwizeye. Ijambo rivuga ngo agakiza karatwegereye kurusha igihe twizereye. Igihe wizereye, nagira ngo ubone ibyako gakiza mu izina rya Yesu. Hari abantu bumvishije abandi batanga ubuhamya, hari abantu bumvishije abandi bavuga ngo Imana yakoze ibi n'ibi mu buzima bwanjye, ariko nagira ngo nguhanurire ngo ugiye kubona imirimo y'Imana.
resokorimande boshaya lakoria. Ugiye kubona imirimo y'Imana, ugiye kubona imirimo y'Imana, imirimo Imana ikorera muri wowe. Imana ishimwe. Ntabwo nzibagirwa umuvugabutumwa umwe aza muri segonderi, ntabwo nzabyibagirwa, nari ntarakizwa icyo gihe muri 2011, arangije araririmba, arahanura, aravuga ngo bagiye kuyibona, bagiye kuyibona, bagiye kuyibona, Imana ikora. Hari ukuntu uba waramaze igihe wumva Imana ivuga, ukumva Imana yakoze, ariko ngo ugashaka imirimo y'ibyo yakoze ukayibura. Nagira ngo ngutangarize ngo ntiwamara igihe kingana gutya wiga ijambo ry'Imana uba equipped, ntabwo wamara igihe kingana gutya uba edified buri gitondo, buri mugoroba, buri munsi kuri groupe ijambo ry'Imana rihari havugirwa. Dufite platform zirenze singahe, dufite ama YouTube channel ari trusted dusura, ngo ubuzima bwawe bugume uko buri. Your life is not gonna be the same. Ubuzima bwawe bugiye guhinduka kubera ko iby'Imana yakoze byose bituye muri wowe. Iki ni igihe cyo gufungura amaso ukabibona. Twabyize ejo ngo dore byose bihindutse bishya. Imana ishimwe. Ngo Petero ku murongo wa 21 ngo yibutse ibyawo, aramubwira ati mwigisha, dore wa mutini wavumye wumye. Aho niho rero Yesu yahereye abigisha ibyo kwizera. So our Lord Jesus, umwami Yesu, yashakaga kwigisha hano abigishwa b'ikintu kijyanye no kwizera. Arangije agisamarayizingira muri iriya mirongo baduhaye mbere, aravuga ngo umuntu wese, hari ibintu nka bine yavuze cya bitatu, ibintu bitatu. Umuntu wese uzavuga, harimo kuvuga udashidikanya, yizere ko ahabwa, harimo kuvuga, harimo kudashidikanya, harimo no kwizera. Ibyo byose ngo uwo muntu azabibona. Ni ukuvuga ngo bya bintu tubibona kuko twizeye, twarangiza tukabivuga tudashidikanya. Niho ndibuze kuza gushingira inyigisho y'uyu munsi. Ku murongo wa 23 atanga akantu kaga principe, ariko kari buze kuba well defined cyangwa se gusobanurwa neza ku murongo wa 24. Reka nongere masome 23 na 24. Ndababwira yuko umuntu wese, biri muri comment nawe ubisome, wabwira umusozi ati shinguka utabwe mu nyanja, ntashidikanye mu mutima we, yizeye yuko icyo avuze gikorwa, yakibona. Iyi ni statement Yesu yakoze, ayidefininga ku murongo wa 24. Aravuga ngo nicyo gitumye mbabwira nti ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Imana imfashije cyane, ndaza kuvuga kuri aya magambo turebe ukuntu ibintu tubishyiraho umutima. So mu yandi magambo, nuvugisha akanwa kawe ukakavugisha ikintu runaka, ukakivuga utagishidikanyaho, ibyo we expectinga ko biba, nubivugisha umunwa wawe ukabivuga utabidaptingaho, uzabibona. Ndashaka ko mwitegereza ikintu cy'ingenzi cyane, kuko iki kintu naho wagicyura uyu munsi waba ucyuye package ikomeye. Burya kwizera kwakora udasenze, ariko gusenga ko ntigushoboka utizeye. Burya kwizera kwakora utarinze unasenga, ariko gusenga ko ntigushoboka utizeye. Ntabwo murabyumva, ndaje mbisubiremo. Kwizera kwatanga resulta utiriwe usenga, ariko gusenga ko nta mumaro, nta work done, nta manifestation. Gusenga nta performance, nta performance kwaguha uramutse utizeye. Your faith can walk without prayer. Kubera iki? Ushobora kuvuga uri mu nzira ugenda, mu kanya uri buvugire mu materaniro tutari no mu mwanya wo gusenga, turi mu mwanya w'ijambo ry'Imana, uvuge kandi ngo icyo uvuze wizeye urakibona. Ariko mu gihe ugiye gusenga, nta gisubizo ushobora kubona
uramutse usenze utizeye. Bivuze iki rero? Bivuze ko dufite kapasite yo kuvuga tudasenze bikaba, ariko nta kapasite dufite yo gusenga tutavuze. Iyo kapasite ntayo twahawe. Turi kumwe kandi nanone turi kwiga. So Yesu ashingiye kuri keyword yo kwizera rero yashyizeho urufatiro rwo gusenga, ariko urwo rufatiro aruhuza no kuvuga, kandi ukavuga wizeye. Amasengesho yacu rero yo mu isezerano rishya afite ubushobozi kuko asenganwa cyangwa se kuko avuganwa kwizera. Akanwa kawe mwene data kahawe ubutware bwo kuvuga ibintu bikaba. Kubera iki? Kuko akanwa kawe ugakoresha uvuga mu gihe uvugana kwizera. So the prayers of the New Testament believers are the prayers of faith. Prayers of faith are the prayers of receiving. Glory to God. So Bible yavuze ngo whatsoever things you desire, what things soever you desire when you pray, believe that you receive, you shall have them, or you shall see them. Ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mwizere ko mubihawe, kandi muzagira gute? Muzabibona. Bivuze ko no mu mwanya wo gusenga ugomba ku-expectinga, mwongere mwumve kuri iryo jambo, ugomba ku-expectinga kwakira. Iryo ni ryo sezerano ni ryo sengesho ryo mu isezerano rishya. I speak words and I expect to receive them, or I expect to receive what I spoke. So ngiri isengesho rero rikiza umurwayi, ngiri risengesho rituma ibyo mwifuza mu mitima yanyu, ibyo mufite muri your minds as your expectations biba manifested. Imana ishimwe cyane. Today I proclaim over you, oh my God, your prayers are not vain and empty. Your prayers are full of expectations. They are full of fury, glory and godly expectations. Mu masengesho yawe harimo gusaba, ariko hakabamo no kwakira ibisubizo. Uyu munsi wakira ibisubizo by'ibyo wasengeye byose. Imana ishimwe cyane. Mu munsi, haleluya, uyu munsi twasorejeho amasengesho, mwaturiyeho kwakira ibisubizo bivuye kuri Data wa twese. Byakire mu izina rya Yesu. Nagira ngo mubwire ngo byakire, nta kintu na kimwe kitasubijwe. Iyo tuvuze ikintu kijyanye no kwakira resulta ya expectations, tuba turi kuvuga ibintu bijyanye no kwizera. Uyu munsi rero ndashaka kuvuga, haleluya, ndashaka kuza kubwira umutini marezo tari yamando. Ndashaka ko tuza gukora practice, tukabwira umutini ukuma, ubwira umusozi ushinguke, ubwire bwa burwayi buvi wawe, ubwire ubushomeri ko igihe cyabwo cyarangije kuba expired, ubwire ubuseribateri n'ubuseribatrice, ububwire ngo now it's over, this is my time, oh this is my moment. Mareze kari yamando. Ndagira ngo dutangira ufungure mikrofone yawe, ugire ibintu nka bibiri uvuga, ugire ibintu waddressinga nka bibiri mu buzima bwawe. Shaka ibintu nka bibiri cyangwa bitatu ubitegeka wizeye udashidikanya. Fungura mikrofone yawe kubera ko ubibwire ko igihe cyabyo cyarangiye. Vuga mu izina rya Yesu. Mende bosha That's how we give commands. That's how we give commands. Uko niko dutegeka mu isi y'umwuka. Mende boshariya. Hari ijwi rikubwira ko utabasha cyangwa se udashobora kwakira ibyo uvuze. Iryo jwi ntabwo ari iry'Imana. Ijwi ry'Imana twaryumvishije ngo uvuze ukabwira this mountain, ukayibwira udashidikanya umutima wawe, ibyo uvuze byaba kandi wabibona. Iryo jwi rikubwira ko udafite capacity, udashobora kwakira ibyo uvuze aka kanya, si iry'Imana. Nijwi ry'abadayimoni bari gufatanya no kutamenya bakakubeshya. Bari kukubeshya ngo iki? Bari kukubeshya ngo kwizera kwawe ni guke. Nagira ngo ngutangarize inkuru nziza, nta mubiriva ugira kwizera guke. Nawe nta mubiriva ugira kwizera gucaga se,
cyangwa se ngo kube kutuzuye ukuntu. Kwizera ufite si ukwawe, ntaho guhuriye na feelings zawe. Nagira ngo ngutangarize ko wuzuye kwizera kwa Kristo. So Yesu rero avuga ngo umuntu aramutse afite kwizera kungana nk'akabuto ka sinapi yakwimura imisozi. Ntabwo Yesu yabwiraga abanyamasengesho bo mu isezerano rishya like you, yabwiraga abigishwa be bo mu gihe cy'isezerano rya kera bari bataragira kwizera kw'Imana muri bo. Nagira ngo nkubwire ngo nta hantu na hamwe mu isezerano rishya, ndi kuvuga mu nzandiko zandikiwe abizera, intumwa zigeze zikora ikosa zitubwira ngo nitwizere cyangwa se zikatubwira ngo tugire icyo dukora ku kwizera kwacu kugira ngo gukure. Nta gihe ntacyo, icyo gihe ntikizeye kibaho. Nagira ngo nkubwire ngo nta kintu cyiza na kimwe wakora kugira ngo kwizera kwawe kube kwinshi, kandi nta n'ikibi na kimwe wakora kugira ngo kwizera kwawe kugabanuke. Nagira ngo nkubwire ngo ikintu cyiyongera ntabwo ari ukwizera. Ikiyongera muri wowe ni ubumenyi ufite kuri uko kwizera wakiriye. Kubera iki? Kwizera ufite si ukwizera kwawe, ni ukwizera kw'Imana kuri muri wowe. Ukwizera kw'Imana niko kuri muri wowe. Ufite kwizera kwa Kristo. Paul niko yabwiye Abagalatiya mu gice cya 2 ku murongo wa 20 ngo nabambanywe na Kristo ariko ndiho. Aravuga ngo nyamara singiriho ahubwo ni Kristo uriho muri nge. Arangije aravuga ngo ibyo nkora byose nyiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera k'Umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Listen. Ntabwo Paulo abikoreshwa no kwizera Umwana w'Imana. I am sorry for such wrong interpretation ufite muri Bibiliya y'Ikinyarwanda. Yaravuze ngo ahubwo ngo abikoreshwa no kwizera k'Umwana w'Imana. The life which I now live in the flesh, I live it by the faith of the Son of God. Is the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. Imana ishimwe cyane. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 2 ku murongo wa 1. Petero ni urwandiko rwa kabiri igice cya 2 ku murongo wa 1. Imana ishimwe cyane. It is the faith of the Son of God. Ngo Simoni Petero imbata ya Yesu Kristo n'intumwa ye, ndabandikiye mwebwe bande, mwebwe abagabanye kwizera kw'igiciro cyinshi guhwanye n'ukwacu. Arabivuga aravuga ngo muguheshejwe no gukiranuka kwa Yesu Kristo ari we Mana yacu n'umukiza. Come on. Kwizera ni kumwe. Ni kumwe muri quality, ni kumwe muri quantity. Kwizera kugira dimension imwe. You obtained like precious faith with us through the righteousness of God our Savior Jesus Christ. Ninde wabivuze ibi ngibi? Ni Petero intumwa. Yarakubwiye ngo wowe uri kunyumva uyu munsi, ufite kwizera kumwe n'ukwanjye. Ni Petero wabikubwiye. Kwizera kwatumye nizera Yesu, nawe niko kwatumye umwizera. Kwizera naheshejwe n'ijambo niko nawe wakiriye umaze kumva ijambo ry'ubutumwa bwiza. Kwizera nazurishije Tabita uko nakoresheje ngendera hejuru y'inyanja. Uku kwizera kwatumye mbwiriza ubutumwa bwiza, ngahamiriza Abayuda n'Abagiriki ko Yesu bishe bakamubamba ari we Kristo, ari we Mesiya. Niko nawe ufite uyu munsi. Papa Olen nawe ari kukubwira ngo niba utabyemera, kora ikintu kimwe. Jya muri Bibiliya yawe unotore impapuro zose zigize urwandiko rwa kabiri rwa Petero yandikiye itorero. Uzinotore uzikuremo nimba utabyemera, kuko uwo ni umurongo wa mbere w'igice cya 2. Ibyo agiye kuvuga munsi rero ari kubibwira bemeye ko bafite kwizera ku giciro cyinshi guhanye n'ukwe. Hallelujah, glory to God. Marosa kari yamando. Amen, amen, amen. I know some people out there barabatroublinga cyane. Bakabwira ngo uyu nongo mufite kwizera guke, ngurebye ngo muramutse mufite kwizera kwinshi ari byo mwakora, ngo kwizera kwanyu ni guke, ngo kurananutse, kuri weak. Me too, I used to preach such nonsense before coming to the knowledge of truth. Ariko uyu munsi narasobanukiwe. Imana ishimwe cyane. There is no little faith, there is no weak faith, there is no small faith in the heart of a believer of Christ. Nta kwizera guke kuba mu mutima w'uwizera. Kuvuga ko uwizera afite kwizera guke cyangwa se afite kwizera kudahagije, ni ukuvuga ko Kristo nawe ariko ameze ngo kwari niko natwe turi. Haleluya. Ngo si twe turiho ahubwo ni uri muri twebwe. Ibimuzuye nibyo natwe twahawe. Imana ishimwe cyane. None ikibazo, ibimwuzuye harimo kwizera guke.
uongo, mensonge. Bene data, cyane impamvu mubona mudatera imbere, impamvu musengera akazi ariko mukaba mukira abashomeri, impamvu mutavuga mu ndimi kandi mwararangije kwizera abashahu, impamvu mukirwara kandi Yesu yarabakijije indwara zose, nuko kwizera kwanyu ari guke. Kuko Yesu yaravuze ngo mwagira kwizera kungana nibura kungana n'akabuto ka sinapi. Akabuto ka sinapi ubwo murakazi, niko kabuto kabaho gato mu mbuto zose. Ngewe umundeba nagize umugisha njya muri Israeli barakanyereka, kari munsi y'intete y'umuceri. Bene data, uyu muceri wa kigori, uyu muceri wa kigori bari mugufiya, akabuto ka sinapi kari munsi yawo. So rero uramutse ufite kwizera kungana nako, naho kwaba ari guto kungana nk'akabuto ka sinapi, wategeka umusozi ukimuka. Nyumvire iyo myumvire. Wowe ufasha umuntu ufasha umuntu wahawe, ufasha umuntu wujujwe kwizera kwa Kristo, ufite umuntu wujujwe kwizera kari munsi y'ururo. Ubwo wabona ari uko bakubwiye, noneho bakahita bakubwira ngo kwizera kwawe impamvu kutari kubyara resulta nuko kutaragera kuri nawe warakabonye mama ngaho. Ko wabonye ibintu bitari byiza. Ubwo kandi ndikubikiye kumaze kukabona wahise utangira kuvuga ati wabona impamvu imisozi itimuka ruko kwizera kwanjye kutangana gutya, siko bimeze? Oya, ariko ni gato cyane narakabonye muri ADPR mu Gakinjiro, baratuzanye baratutwereka. Nta handi wakabonera. Urakoze. Nta handi wakabonera rwose. Ufasha umuntu ufite kwizera, ufasha umuntu wahawe wujujwe kwizera kwa Kristo kutari ukwe. Urangije uragiye umukubitiye mu gafuka k'idini yawe, umubwiye ko kwizera afite ari guto cyane, kutagera no ku kigero cy'intete y'umuceri kweri, kutangana n'ururo. Urabeshya. Reka nze nkunyomoreze hano muri bene data. Umuntu wavuze ibyo bintu yarabeshye. Kubera iki? Ntabwo dukeneye kwizera kungana nk'akabuto ka sinapi. Kubera iki? Kubera ko dufite kwizera kunini cyane. Nta nubwo dukeneye kwizera kungana nk'ikibuto cya avoka, kubera ko dufite kwizera kwanesheje isi. Numva mfashijwe Yohana wa mbere 5:4 ngo icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, ngo kandi uku niko kunesha kwanesheje iby'isi ni ukwizera kwacu. Umurongo wa 5 ngo ninde unesha iby'isi keretse uwizera yuko Yesu ari umwana w'Imana. Ngo kwizera kwawe kwaranesheje, ntabwo kwanesheje imisozi gusa, ahubwo kwanesheje isi yose. Ndagira ngo ufungure mikrofone hano uvuge ngo naranesheje. Haleluya. Waranesheje. Even ibyo waranesheje. Naranesheje. Oh my God, I'm not fighting for victory. I'm standing soberly, restfully fighting from my victory. I am looking at the things of this world from a mountaintop position. I am hallelujah. Numuneshi ndetse no kurushaho. N'ubuzima bushya bw'igendera. You know me? N'ubuzima bushya bw'igendera. N'uw'Imana ivuga ko ndi we. Byose data hamya ko mfite nuzuriye muri we. Ndi umwami, ndi umutambyi, ndi umutunzi. Ibya data byose ni ibyanjye. Mentari ya Zekori ya Mando. Muzi n'ikindi, ibintu byose nabitekereje ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero mfite, ariko kumenya Yesu Kristo niwe wantesheje gucungurwa kubw'amaraso yari byo kubabarirwa ibicumuro byanjye, kandi yabikoze nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri, yamaye nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwe buri, gukomezwa cyane mu mutima wanjye kubw'umwuka we. Ndi umutunzi. Kimwe mu bintu mfite kirusha ibindi byose, mfite ibyanditswe byera, mfite ijambo ry'Imana muri nge. Uko nsenze, I personify the word. Nagira ngo nkubwire ngo mwene data, ugomba kwiga gufata ibyanditswe byandikiwe itorero ukabipersonaliza, ukabigira ibyawe.
Yohana aravuga ngo babandi mwarabanesheje. Niba avuze ngo mwarabanesheje, ntukahite wumva mwarabanesheje, jya ubanza wumve ngo narabanesheje. Ni wowe ubwirwa first, nyuma ukabwira abandi ngo namwe mwaranesheje. Kubera iki? Wabanje kunesha. Wowe uri kubwiriza ubutumwa, uri gusenga, wowe uri hano, wabanje kunesha. Bwira abandi ko banesheje, ariko nawe umaze kumva ko wanesheje, ngo kuko uri muri nge aruta uri mu bisi. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Pawulo yandikira Timoteyo mu gice cya 3 ku murongo wa 15, yamwigishije ibintu bijyanye no gupersonaliza, no kwikubira, no kwigwizaho. Ariko mbega icyaha kidahanwa n'amategeko ya leta y'u Rwanda, kwigwizaho ibyanditswe. Yaramubwiye ngo kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe, yabwiraga Timoteyo ngo wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge. Ntabwo yamubwiraga ngo itorero uyoboye, wowe ukiri muto wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge. Ntabwo iyo Timoteyo yajyaga mu byanditswe byera, ntabwo yajyagamo ashaka ubwenge bwo kungura abandi, ahubwo ngo yashakaga ubwenge ngo bwo kumuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Yesu Kristo. Ni wowe ubwirwa Timoteyo we, ntabwo ari muri rusange. Wamenyaga ibibasha kukumenyesha, ibibasha kukuzanira. Oh my God, I feel like this book is mine. Mendori bareko skrateri yamande, ngo kandi mboneke ko ndi muri we, nafite gukiranuka kwanjye kuva ku mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Yesu Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera. Glory, hallelujah, hallelujah. Iyi nagira ngo babwire ngo ni system ya Yesu Kristo yigishije Paulo. Kwizera guheshwa no kumva kugaheshwa n'ijambo ry'Imana. Ariko ngo iyo Landry ari kumva, yumva ku giti cye, ntabwo yumvira Peter, ntabwo yumvira abandi, nta nubwo abandi bashobora kukumvira. Iyo wumvise urizera, ntabwo wizerera abandi. Tareze Korea. And when iyo wizeye, you know that you got something. When you get it, you know that you have something in you greater than silver and gold. Oh my God. And when you get it, you say it, you speak it loud in the name of Jesus, like Paul. Niko yajyaga avuga. Aravuga ngo yampaye ibintu bitanu. Mu Baroma 15 ku murongo wa 19, aravuga ngo yampaye ibintu bitanu. Yarabipersonalizaga, akavuga ngo yampaye amagambo, kabirama n'imirimo, gatatu imbaraga z'ibimenyetso bikomeye, ngo nibitangaza, icya gatanu ngo n'imbaraga z'umwuka wera. Aravuga ngo ibyo byose ngo yabyakiriye muri package imwe y'agakiza. Aravuga ngo byatumye nsohoza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uhereye Yerusalemu ukazenguruka ukagera muri Ruriko ku murongo wa 20. Aravuga ngo nashishikariraga kuvuga ubutumwa bwiza aho butaramenywa, aho izina rya Kristo ritaramenywa, kugira ngo ntubaka ku rufatiro rwubatswe n'undi. Imana ishimwe, haleluya, haleluya. Turafise mw'abantu mwe, turafise dufise ubutunzi bukomeye cyane, kandi ubwo butunzi buri muri Kristo Yesu. Dufite ijambo ryahanuwe ngo kandi rirushaho gukomera, muzaba mukoze neza nimuryitaho, ngo kuko rimeze nk'itabaza rimurikira hacuze umwijima rigakesha ijoro, rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Come on. Marasota rimakori ya mandere bosaine. Mbega ubutunzi dufite. I have everything I need in this life. Orika masonta riyamande reboshaine lebraya kosika lamando. Oh haleluya. Urafite ushatse akikomanga ku gitezo kavuga ati ndi umutunzi, ndafite mfise ibyanditswe muri ngewe. The word of God in my heart and the word of God on my mouth. I can do everything in the name of Jesus Christ. My life shall never be frustrated. My life is a success, upward and forward only. So gusenga kwacu rero, communication yacu, fellowship, communion hagati yacu na data ishingira ku ijambo rye. Imana ishimwe. Yohana 4:23 ngo igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga data by'ukuri basengera data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene abari bo bamusenga. Oh haleluya. Nguberesha ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Yohana 17:17. Gusengera mu kuri ni iki? Gusengera mu kuri ni ugusengera mu ijambo rye, ni ugusengera mu ijambo rya data. Twabibonye kare muri Mariko mu gice cya 11. Iyo uri gusengera mu kuri, ugomba kwizera ko wahawe, kandi ugomba kwizera ko wakiriye. So ndashaka rero tugaruka aho hantu tuhigire akandi ga principe gatagatifu.
hariya hantu ndashaka tuhakura kandi kantu gatagatifu tugacyura iwacu. Nzanira Mariko 11 ku murongo wa 24. Aravuga ngo nicyo gitumye mbabwira nti ibyo musaba byose mubishyizeho umutima. Mubishyizeho umutima, mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Imana ishimwe. Mubishyizeho umutima. Mwabyumvisha abanyamasengesho mwe? Umutima ugomba kuba uri kuri byo. Iyi mubishyizeho umutima ni ukuvuga ngo mubyi-expectinga. Ibyo muzi-expectinga kubona byose, bityo mukanagerekaho kubisengera. Mwizere ko mubihawe, mwizere ko mubyakiriye kandi muzabibona. Ese birashoboka ko umuntu yasenga nta expectations afite? Ni ikibazo gikomeye cyane. Abantu bamwe barasenga nta expectations bafite. Reka nsome uyu murongo muri WBT. Ni translation nkunda itari popular, yitwa Webster's Bible Translation. Webster's Bible Translation, murebe muri comment nayibashyiriyemo. Aravuga ngo, therefore I say to you, whatever things you desire when you pray, believe that you receive them and you shall have them. Hano ndashaka kwigisha ikirere. Ndashaka kwigisha desire na expectation. Desire na expectations ntabwo bisigana. Kimwe gifite inkomoko mu kindi kuko kimwe gishya gishyira ikindi. Reka mpere kuri desire cyangwa se epithemia muri Greek. This desire, it's a feeling of wanting something. It is a feeling of wanting something. Desire niyo twakita mu Kinyarwanda nk'icyifuzo. Iki cyifuzo ni amarangamutima aba mu muntu imbere yo gushaka ikintu runaka. Kabiri, expectation cyangwa se eripizo mu Kigiriki ni iki? Ubundi mu Kigiriki yaba eripizo na epithemia bijya gukomoka ku nshinga zijya gusa ariko zisobanurwa kimwe. Expectations rero yo ni nk'icyizere mu Kinyarwanda. Ijo jambo nayo naribuze icyizere kuko icyizere gitandukanye n'ibyiringiro. Niyo mpamvu ejo nakundaga gukoresha expectation cyane, nabuze iri jambo muri mind yanjye icyizere. Gitandukanye n'ibyiringiro kandi bitandukanye no kwizera. So icyizere cyangwa se expectation ni iki? Ni ugukeka ko hari ikintu kizaba, cyangwa se ni ugukeka ko hari ikintu kigomba kuba mu gihe kizaza cyangwa mu gihe kiri imbere. Expectation is an assumption about what will happen in the future. So desire, rero muri kumva ko desire arizo zishapinga expectation. Desire zishapinga expectation. Cyangwa se ibyifuzo tugira akenshi nibyo bigena icyizere kiri muri twe. Turi kwiga. Ibyifuzo tugira nibyo bigena icyizere kiri muri twebwe. Naho icyizere nyuma kiraza kigahindukira kigaha imbaraga icyifuzo. Iyo kitagihaye imbaraga kirakinaniza kikagica amazi. Expectation ufite iyo usenga niyo ituma icyifuzo cyawe kiba reinforced cyangwa se kikaba frustrated, kugira ngo na Emma yumve izo grammaire z'Ikinyarwanda neza. Desires often shape expectations, and the expectations in return can reinforce or can frustrate desires. Muraza kubyumva imbere gatoya. Iyo twifuza ikintu tukaba tukifuza cyane, dutangira kudevelop ibitekerezo byo gutekereza ko icyo kintu kizaba. Bishobora kuba tubisaha ku isaha, bishobora kuba nyine kubera ko ndi gushaka ka promotion mu kazi, ubwo ntangira kwiyumvisha ko bizaba kama mbaye. Uko kwiyumvisha ko bizaba niko twise expectation. Izo expectations ufite rero zuko bizaba nizo zishyigikira cya cyifuzo cya mbere cy'uko ushaka promotion. Ubundi ugatangira ugakora cyane kugira ngo performance yawe izaruti y'abandi muri kuri level imwe, cyangwa se ugashaka izindi skills ku ruhande zizatuma uba qualified ku mwanya ugomba kwinjiriramo.
ushakiramo poromosiyo. Ariko iyo ubyutse mu gitondo byakuvuyemo saa moya ugatangira utubundi se shaho, bari abantu rwose, abantu ndabazi baporomotinga abantu bize muri Amerika nibo baba bazerega kuvuga icyongereza neza. Umuntu wize mu Buhinde rwose ndabizi bamuca amazi, ntabwo bafata umuntu wize mu Buhinde ngo bamugeranye n'umuntu wize muri MIT cyangwa Harvard. Bari abayize muri Amerika bavuga American English no promoting. Twege shase ubu naba narize muri Ecole Primaire do Ecole Primaire Sainte Catherine Makoko Nyandi Denise yize ayisase, ntabwo naba narahize noneho ngo njye bame promotion. Iyi bintu watangiye kubirebera muri yo angle ntabwo bikuraho yuko cya cyifuzo cya promotion gihari, ariko expectations zawe ziba zaraye zimenagurika nijoro, zarangiza zikagaruka zigahindura zikamenagura zigaconcagura cya cyifuzo wari ufite. Ari mwene data umwe twasenganaga yari afite uburwayi bukomeye bwasabwaga kubagwa n'umuganga. Icyo gihe yari umwe cyangwa babiri muri iki gihugu, no kubona appointment ye byari nka tombo, ariko akagira icyifuzo mu mutima ngo cyuko Imana yamukiza atiriwe abagwa. Ndabyibuka mu myaka za 2010 na kangahe akajya ambwira buri gihe inshuti yanjye akambwira ngo nizeye ko Imana izasubiza gusenga kwanjye rwose ku buryo ntazabagwa. Yari afite rendezvous muri next year mu mwaka wagombaga gukurikira uwo nguwo. So mwene data yari afite icyifuzo, ariko nanone afite na expectations zuko kizakemuka, kandi kigakemuka muri wa mwaka bajya kumubaga babanza kumusikana bakabona ya ndwara ntayikirimo. Sasa rero wa mwaka ngo wende kugera, mwene data abona udufaranga ahantu mu gakampani, abura umwanya wo gusubira za Kanyarira, abura umwanya wo kongera kwiyiriza ubusa. Yari afite agafuka k'umuceri muri geto ye. Kera yajyaga atubwira ngo ntabwo nemera ko umuntu yiyiriza ubusa ngo yagiye kurya muri refe, ngo nzabyemera ko yiriza ubusa afite agafuka k'umuceri muri geto ye. Rero yari yarakaguze, aratangira rero arakamuka. Sasa murabizi ari ukuntu iyo umuntu yabaga amaze nka 2 weeks atiyiriza yatangiraga no kubona abandi barakora akihisha ngo batamurondora. Muvandimwe atangira kunywa kuri ka Red Bull. Ubwishyano kandi biba ryaguye ku muntu w'umupantekote gusoma kuri Red Bull. Ngo musuye numva yahinduye icyifuzo, arambwira ati mwene data ndabizi ujya usenga, unsengere operasiyo izagende neza. Ni none se wangu ko duherukana wari wizeye ko ufite icyifuzo cya supernatural healing, byaje kugenda bite? Rotipe yari afite icyifuzo, ariko expectation ye cyangwa se icyizere cye cyo gusubizwa cyari gishingiye mu byo azajya akora, maze Imana ikabona ihera imugirira impuhwe ikamukiza. Muri kunyumva neza? None rero we yarafeirinze, ubu ngubu aritegereza akabona Imana ntacyo yahera imusubiza. Byararangiye ni museka. Ndabizi abantu benshi bari kumuseka, benshi nuko ngo kusibyo se babigisha iwanyu, siko abasatuzi bababwira se bakabahagarika imitima. Arasenze Imana iguha umugabo none usigaye waramenye kwikinisha, ubwo nyine mwararangizanyije warisubije uzagumana uwo mugabo, sibyo bababwira? Come on, ndababeshyera se? Gutegereza wabonye urambiwe none warasutse sha usigaye witera na makeup. Uyu munsi Imana ntizingurinde, ntabwo Imana izi umuntu wayisabye akazi uwo ari we, nta nubwo izi uwayigasabye n'utarayigasabye, kuko yaje kugushaka ngo igusubize irakura isanga warahindutse neza neza, iguheruka utarapfumura amatwi none wapfumuye habiri. Ntabwo ari we rero wavuganye nayo nyine ihombere. Wa mukobwa we ufitanye urubanza n'Uwiteka Imana, izakubazaho ka kanyama yakuremanye wagashyize, ka kandi yakuremanye. Ari mwene data umwe wabivugiye ahantu mu cyumba cy'amasengesho aho twigaga segonderi, nari maze iminsi muherekeje yagiye kwisiramuza. Ndangije namubwira nti ariko we noneho banze mutazakiranuka n'Uwiteka Imana, kuko watakaje urugingo runini cyane. Nimba gutakaza urugingo ku bushake bwawe ari icyaha, wowe ufite urubanza kurusha abapfumuye amatwi. Reka twigarukire kuri mwene data, kambabwire mwene data uzabagwa tumwigireho, tumufatireho abe materiel didactique. Ndabizi mukunda inkuru ko iyo nayitangiye sinkirangize murababara, ariko turi kwiga
uko ibyifuzo byacu n'ibyiringiro byacu n'ibyizere byacu bigendana kugira ngo kwizera kwacu cyangwa se kurisivinga mu gihe cyo gusenga kuze kuba effective, kuze kubamo efficient. So my boy rero yatakaje expectations z'uko azakira akijijwe n'Imana Dr. Atemvolvinze, ariko ibyo bintu byahise bihindura icyifuzo cye, atangira kujya dusaba amasengesho kugira ngo azakanguke, kuko yari yaramenye amakuru ko bazamutera ikinya cyitwa general. Bivuze iki rero? Bivuze ko change yose yo muri expectations zawe izahindura orientation, izahindura icyerekezo, izahindura orientation y'icyo wifuza n'uburyo wacyifuzagamo. Iyo urangije segonderi ufite icyifuzo cyo kwiga kaminuza, warangiza ukabona umwaka wa mbere abandi barawutangiye, ukabona uwa kabiri n'abandi barawutangiye, utarajyayo tangira guhindura expectations zawe. Gatangira uti buri Imana nyine igihe yambwiraga ngo nziga, wasangaga yaravuga ko nziga gutwara moto, cyane ubundi wacu nta nubwo babona ukuntu banyishyurira muri Yerika. None ntangira kwiga moto ku myaka nk'itatu nzaba maze kumenya gutwara kwasiteri. Umva bari abana ba Hope bari bari kujya za Kiste, nzajya mbamanukana Nyabugogo mu Gasarenda, nzakora ku ifaranga ryanjye batarana graduating. Uri kumva? Ahubwo se Hope uriya ngiye nzanamwiteza uzaba utaranagira na masters, wapi ntabwo nzamwiteza rwose. Kandi ashobora no kurangiza rega akabura akazi, akaza nkakamuha akajya ajya muri kwasiteri agacekinga niba atapandigo bari kuzikozaho neza, nawe akumva uko Yesu agira neza. Changes za expectations zawe nizo zahinduye icyifuzo cyawe cyo kujya kwiga muri Yerika. None utangiye kuvuga amagambo atandukanye nayo wavugaga mbere. Si Imana yabivuze. Imana yangiriye inama, Imana yansobanurira ibyo ntari narumvishije mbere. Ntabwo ari Imana yabisobanuye, ahubwo wahinduye expectations zawe. Yego uzaba successful rwose, ariko witubwira ko wavuganye n'Imana bikakwereka inzira ya nyayo. Ngwereka n'abaganga ngo n'Imana ijye bakoresha mu gushyigikira cya cyifuzo cyawe cyahindutse nyine. Yego abaganga n'abakozi b'Imana nibyo koko, ariko uhindutse vuba. Aho usomye kuri Kabavariya tangira kwiyumvisha ko umubano wawe nayo waba warasenywe n'ikinyobwa waguze muri alimentation kiba mu mukebe. Twakuvumbuye uyu munsi, twakuvumbuye. Ndibuka iwacu ku rusengero haje korali ivuye Gisenyi mu giterane cyitwaga igiterane cyo gusengera abarwayi. Njya kureba wa muvandimwe nababwiye kare ngo azasengero, kubera ikine narabibonye ko yagize intege nke. Sinzibagirwa ijambo yambwiye, yarambwiye ngo nta mupasiteri n'uyu n'umwe muri ADPR wansengera. Ndamubaza se kubera iki? Arambwira ngo basigaye banywa kambuca ngo Imana yarabaciye. Aya muvandi biti bite byawe ko ufitanye ibibazo n'iminywere. Ubwo si wowe usigaye unywa ahubwo iyo kambuca kubera iki? Kuko abashumba bo muri Kigali urabafashe uteranyijeho n'abavuye Gisenyi ubanywesheje kambuca koko, cyangwa ni expectations zawe zahindutse? Ni ikibazo mfite. Mukecuru Sara, uyu mukecuru Sara wo muri Bibiliya, munsi umwe arabyutse abyuka expectations zahindutse aratangira ati nahishuwe Aburahamu we, my husband, I've got this revelation. Yayindi mujya muvugana ntusobanukirwe imvugo yayo, nge yangendere yankuze ku maso yampumuye iri joro Mana yanjye, ati iri joro mbega ubujiji kuntu ari bubi koko. Uzi ko ubu tuba dufite umwana uri kujya kaminuza mwa Aburahamu ati mbwira se kandi ngira iyo revelation w'inyicisho matsiko. Erega hari ukuntu Imana yanagusubiza iciye muri mugenzi wawe. Erega burya ifite inzira nyinshi. Ubushize turi mu materaniro Frederic yarabwirije aravuga ngo burya ngo ifite inzira nyinshi ziruta imyenge ya supaneti shabe. Mbwira Sara we, mbwira iryo jambo nararyumvishije, wamenya wasanga iyo nayo ari inzira imwe muri izo nzira zayo. Itangiriro 16 ku murongo wa 3 ngo Aburahamu amaze imyaka 10 atuye mu gihugu cy'i Kanani. Frederic reka guseka, zana ibyanditswe. Itangiriro 16 3 4 na 5 ngo Aburahamu amaze imyaka 10 atuye mu gihugu cy'i Kanani. Sarayi umugore we ajyana Hagari umunyegiputakazi umuja we, amushyingira Aburahamu umugabo we. Kandi ngo aryamana na Hagari asaminda. Abonye yuko asaminda
bimusuzuguza nyirabuja. Sarayi abwira Aburahamu ati guhemurwa kwanjye kube kuri wowe, kuko nashyize umuja wanjye mu gituza cyawe, maze abonye yuko asamye inda biramusuzuguza. Uwiteka bari buducira urubanza, wowe nanjye nyumvira Sara. kandi niba wazanye revelation, none niba urakaye imbere ya Aburahamu. Expectations za Sara zahindutse mu mwanya nk'uwo guhumbya. Zimaze guhinduka, zihindura icyifuzo cy'uko azabyarana n'umugabo, arangije amushyingira umuja we ngo azamubyarire. None ikibazo kiravutse, kivutse mu nyuma. Hari umuntu se aka kanya watangiye kubyumva? Hari umuntu uyu munsi watangiye kumva akomeye kuri expectations za mbere? Hari umuntu uri hano utari guhindagurika? Hari umuntu uri hano ufite imitima ibiri? Hari umuntu uri hano wasomye mu Bagalatiya 4:24? Bibiliya iravuga ngo ibyo mbabwiye ngo birimo umugani, nanjye narindi kubacira umugani. Pawulo yaravuze ngo abo bagore babiri, abo bagore bombi bande, Sara na Hagari, ngo bameze nk'amasezerano abiri, ngo rimwe ryavuye ku musozi wa Sinayi, ngo ryibyarira ububata, ngo ari ryo rigereranywa na Hagari, ngo nawe kandi ngo ni nawe ugereranywa n'umusozi wa Sinayi wo muri Arabiya, ngo kandi usobanurwa ngo Yerusalemu ya none kuko iri mu bubata hamwe n'abana bayo. Ngo ariko Yerusalemu yo mu ijuru niyo mugeni, niyo mama wa twese. Ndashaka abantu batangiriye amasengesho yabo bafite expectation z'uko ibyifuzo byabo babisubijwe, bakaba bakiriye ibisubizo bidaturutse mu gukiranuka kwabo, bakaba batari gukira indwara bitewe n'uko basenze cyane, ahubwo bakaba bari kuzikira bitewe n'uko umurimo wa Kristo wakozwe kandi ugakorwa neza. Bandike muri comment ngo turahari, bajye muri comment bandike ngo turahari. Abantu batameze nk'uriya mugore wahindutse akava muri expectations za mbere akajya mu zindi, ntabwo duhindagurika. Imana ishimwe cyane. Hari abantu muri twese bigeze bahindura expectations za mbere, batigeze bazikoraho. I'm sorry, ntabwo bigeze bave mu buntu bajya mu mategeko. Amasengesho yabo, ibisubizo biteze ntabwo byigeze biva muri their own righteousness, ahubwo bituruka mu gukiranuka kw'Imana. Abo bantu barahari ko ntababona bandika ngo turahari. Abantu babyumvishije bakaba bumva ko tutazigera duhinduka mu mitekerereze, ngo duhere brosa kori ya mandere bosayine. Ntabwo nzigera mpinduka, nanjye ndahari ndi kumwe nawe. Icyifuzo cyanyu ni ikihe? Imana ishimwe cyane. Akira igisubizo cyacyo nonaha. Kubera iki? Ntabwo icyizere cyawe, expectations zawe zigeze zihinduka. Ni muri Kristo gusa, ni mu buntu gusa. Icyizere cyawe ntabwo cyavuye ku murimo Kristo yakoze kugira ngo cyimuke kijye ku murimo ukora. Oya, ntabwo wigeze uvana amaso ku Mana itanga nurangiza ngo yashyire kuri wowe ukora. No, ntabwo wigeze wimuka ngo uve kuri Siyoni nurangiza ujye gushinga ihema ryawe kuri Sinayi. Akira kugira neza kw'Imana iminsi yawe yose. Imana ishimwe. Akira ibisubizo bisimbura ibindi bisubizo. Akira ubuntu bugeretse ku bundi. Muri Kristo turakira, twarabyize, turakira tukakira, kandi turakira tukagumya tukakira. Ntabwo tujya turambiga kwakira. Vuga ngo ndabyakiriye mu izina rya Yesu. Ibyo bintu byakiriye mu izina rya Yesu. Hallelujah. I receive in the name Oh of my Lord Jesus. My Lord Jesus. Aravuga ngo you will have whatsoever you desire when you pray, or whatsoever you expect when you pray. Imana ishimwe cyane. Aha niwe Yakobo yakuye rya sengesho ryo kwizera, cyangwa se rya sengesho ryo kwakira. Ni mu magambo ya Yesu. Twakira gute rero? Twige nanone. Twakira dukoresheje kwizera twahawe. Thank you Peter. Twakira dukoresheje kwizera twahawe. Imana ishimwe. Imana ishimwe yaduhaye byose. Imaze kuduha byose, iduha na capacity yo kubyakira. Nta kitakoze. Mareko sari yamando. Ndashaka kubona amashyi yanyu kuri screen. Amashyi yanyu muri kuyikomera amashyi kuko yakoze byose. Ndashaka gusoza iyi nyigisho nkayirangiza y'uyu munsi, ariko ndumva mfashijwe. Imana yaduhaye byose, irangije duhereza n'icyo kubyakira. Matayo, Mariko, Luka na Yohana ni inzandiko zitandikiwe abizeye. Icyo twakibonye. Ni inzandiko zitandikiwe abizera muri rusange. Ni inzandiko zandikiwe abantu kugira ngo bizere. Kubera iki? Kuko muri zo ntabwo harimo umwuzuro w'ubuzima bw'abizera, ahubwo harimo ubutumwa bwiza bubwirwa batarizera Kristo kugira ngo bamwizere.
reka mbisobanure gato kuko ari ikintu nshaka kubereka mu byanditswe. Yohana 20:30-31 aravuga ngo hariho n'ibindi bimenyetso byinshi Yesu yakoreye imbere y'abigishwa bitanditswe muri iki gitabo, ngo ariko navuga muri iki gitabo nushaka numva icya Yohana gusa, nushaka wumve buriya butumwa bwiza bune. 31 aravuga ngo ariko ibi byandikiwe kugira ngo mwizere yuko Yesu ari Kristo umwana w'Imana, kandi ngo nimwizera muherwa, kandi ngo nimwizera muherwa ubugingo mu izina rye. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko Mariko yandika ya magambo ya Yesu, Matayo yandika ya magambo ya Yesu twasomye muri Matayo 17:20 aho Yesu avuga ngo nukwizera kwanyu guke, kavuga ngo ndababwira ukuri yuko mwaba mufite kwizera kungana nk'akabuto ka sinapi, mwabwiriye umusozi ngo va hano ujye hirya ngo wahava kandi nta kizabananira. Yesu yavugaga ngo mwagira kwizera, muramutse mufite kwizera mwasenga gutya se cyangwa mwavuga gutya. Yabibwiraga batarizera, yabibwiraga bazamwizera amaze kuzuka. Uyu munsi birabwirwa bande? Uyu munsi birabwirwa batizera kandi kugira ngo bizere, kandi biranabwirwa abizeye batazi uko imbaraga zo kwizera kwabo zingana. Abantu bizeye ariko batari aware, abantu bizeye batari schooled, abantu bizeye batari equipped muri mind zabo ngo babe bazi imbaraga zo kwizera kuri muri buko zingana. Ntabwo umuntu wizeye wamenye uwo ari we agasobanukirwa Kristo uri muri we agomba kubwirwa ngo uramutse wizeye. Oya, ntabwo bibaho. Kandi uwo nyine yararangije kwizera. Ahubwo uyu munsi umuntu wizeye wasobanukiwe imbaraga zo kwizera ziri muri we arasabwa iki? Ibyanditswe biramusaba iki? Arasabwa gukoresha kwizera afite. Ako kantu mukandika. Uyu muntu turi kuganira hano arasabwa gukoresha kwizera afite, kwizera yahawe, kandi kwizera azi neza, kuko tumaze iminsi myinshi ariko tuvuga turi kukwigishaho. So mwene data rero, kuba warizeye ubutumwa bwiza ufite kwizera guhagije. Haleluya. Reka mbikwibutse mbere yuko dusenga. Ariko nanone nubwo ufite kwizera guhagije unafite responsibilities, ufite inshingano zo gukoresha uko kwizera. So mu gukoresha uko kwizera rero niho za expectations zose zihindukira reality. Ugiye kuvuga ibintu mu kanya ariko ubivuge wizeye. Haleluya. Ndi kuvuga ngo uraza kubivuga we expectinga kubyakiriye. Iyi no opportunity Imana iduhaye turi gusoza amasengesho twari turimo. Irayiduhaye ngo dukoreshe kwizera kwayo yaduhaye. Nkuko twabonye kariko kwizera kufata ibyanditswe kukabiguhereza, byandikiwe itorero none bibaye ibyawe nyirizina. Ni nako aka kanya kwizera kuguhaye cyangwa se kuguhesheje kwakira benefits zose zazanywe no gucungurwa. Imana ishimwe cyane. Nushaka ubyakire unyikirize uvuge cyane ngo amena 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 aho uri hose, uvuge ngo byakiriye, uvuge ngo kwizera kumesheje benefits zose zazanywe na redemption, uvuge ngo kwizera kurazimesheje, uvuge ngo nduwondi we, uvuge ngo nahisemo kugendera mu kuri kuwondi we, uvuge ngo buri kintu cyose nifuza, buri kintu cyose nsengera nasengeye, buri kintu cyose nkomeje gusengera ndizera ko nyakiriye. Uhindure expectations z'uko bidashoboka, ahubwo uvuge ngo expectation ifite nuko bishoboka, ndacyakiriye ndagifite. Niyo mpamvu nuzuye ibyiringiro by'uko nzakibona, nzabibona mu izina rya Yesu. Expectations zanjye ntizizahinduka, ziri muri Kristo no mucyo yakoreye ku musaraba. Mbonye ibisubizo byose maze iminsi nakira muri aya masengesho mu izina rya Yesu. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Arabosa promarakosi yalamande. Ngiye gusoza kugira ngo dusenge. Uyu munsi tugomba gusenga, buri muntu wese expecting gusenga. Ngiye gusigamo iminota 10. Uyu munsi ndatangaza ku buzima bwawe ko nkuko wasenze ari nako wakiriye. Ufite ibisubizo by'ibyo wifuza byose mu izina rya Yesu. Your desires are granted right now. Marakos protara mandere bosaida. You have your needs supplied. You have your expectations
manifested in the name of Jesus. The doors you knocked are open now. Inzugi zose wakomanzeho ziragukingukiye. The things you asked for you receive them right now. The things you have been seeking for, you have found them right now. Receive them. They are already supplied in the name of Jesus. I decree and declare there is no delay, and you receive them by faith. You have it now in the name of Jesus. We have this precious name. We are going to pray. Tugiye gusengera mu izina rya Yesu. Narabibabwiye, gusengera mu izina rya Yesu is not the mentioning of the name of Jesus. Ahubwo gusengera mu izina rya Yesu no gusengera muri authority ya Jesus, no gusengera muri rank ya Jesus, no gusengera muri position ya Jesus. Reba umunsi asenga akavuga ngo wamutiniwe ntuzongere kwera imbuto ukundi ngo gahera ko wuma ugeze mu mizi. That's your position, that's your authority, that's the name above every other name. Ni izina tuvugiramo ibintu byose bigakoreka mu izina rya Yesu Kristo. Open your microphone, fungura mikrofone yawe paka na 55 usenge mareze keboshia marakasprokari yamane merebosa daraboshi pore kosa kone merebosa marekusprokari Man of God, pray. Woman of God, pray everywhere you are. Praying is our life, is the stress that we breathe every time. Acknowledge your true identity.
My faith, every time when I open my mouth to speak the word of God, it comes out with power. I will receive, I will forgive, I will pour in the soul of it, I Thank you, Lord. Oh, on the top of the mountain, iby'isi mubirebera muri hejuru, mendrobira grogistro zetaria mandre zetonia, ala brokosh grozistra gratira murumunyu wisi murumucyo wisi, marebo shatari komarebo sandra de koria, ijambo riri muri mwebwe niryo mucyo umurikira bari mu mwijima, intambwe zanyu muri mpumuro izana ubugingo kuri bose, n'izina rya Yesu reparize tore. Le marakos tramandro zetari amandere boshaine murambaye kandi muri kwije
pramisostrove claria mondra zetaine ota mindre ze cruje stroza telia moria close. Haleluya, haleluya, haleluya. Ubukire n'icyubahiro byose byo kwa data bihishwe muri mwebwe. Kristo niwe butunzi isi yari itegereje itigeze igira. Ntabwo yabaga muri minero, ntabwo yabaga mu mabuye y'agaciro, ariko atuye muri wowe. Uri umutunzi manano strangratila gruje strozetaine. Ufite icy'abami n'ibikomangoma byo mu isi bidafite, kuko ubwami bwawe si ubw'isi. Haleluya. Marando zokra mindro zetaina rebrazostro zetaile mondra zetaine oprema sukro gistras. Uri igisubizo cy'amasengesho y'abandi. Ba Dawidi bavugaga ngo turararanganya tukuburira amaso yacu ku misozi, bakavuga ngo gutabarwa kwabo kwaturuka he, bakavuga ko guturuka iyo ku misozi kuwiteka Imana. Yesu aje aravuga ngo muri amazu yubatswe ku musozi uhagaraze uturutse wavukiye mu bisubizo by'amasengesho ya Dawidi mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo o la rabasaka rima rozotoria mande ngumuto wo mu bwami bw'Imana waruta Yohana umubatiza ngo kandi uhereye kera kose nawabyawe n'umugore umuruta. Nagira ngo gutangarize ngo ntabwo uri munsi ya Yohana, kubera ko ntiwabyawe n'umugore, ahubwo wavutse ubwa kabiri, wabyawe n'Imana ubwayo. Umuto muri twebwe aruta Yohana umubatiza. Niba aruta babyawe n'abagore bose, you are above all the people of the Old Testament. Libra masubro gistras etaine hele maraboshi ala moria crases trozetaine. Uri umuhanuzi, uri umwami, uri umutambyi. Mendro zigro gistros etaile mongratila moria. Haleluya, haleluya. O parama sankari yamando oria mazente le boshikali amoria zostrave. Niyo mpamvu utazigera we experiencing itsinzwe na rimwe. Ibyawe ni ugutsinda, ugatsinda, ugatsinda. Glory, haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Oh, ni bande bumva banezerewe mu mitima yabo ngo bafungure mikrofone. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya. Mbere yuko twakira abantu bashima Imana, mbere yuko twakira abantu bashima Imana, tukakira honore. Mbere yuko twakira honore, twakira abantu bashima Imana.